Nimugire amahoro y'Imana bakunzi ba Hoknobis. Nje basuza nitwa Kagame Abdul Karim. Murakaza neza kuri Hoknobis, isoko y'ubumenyi ku byerekeye ikoranabuhanga. Nkuko twese tubizi, ikoranabuhanga ni uburyo bw'imikorere yihuse mu gihe twifashishije bimwe mu bikoresho bikoresha amashanyarazi cyangwa utundi dukoresho tworohereza umuntu gukora umurimo yihuse kandi atavunitse. Muri urwo rwego twifuje kubagezaho Hoknobis, channel isesengura imikoreshereze y'ikoranabuhanga ikarushaho kumenyekanisha mu baturarwanda n'isi muri rusange. Banyarwanda namwe banyarwandakazi, ntawe utazi ko ikoranabuhanga ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa mu buryo ubwo ari bwo bwose ryaba rikoreshejwe nabi ryakwangiza ibyagezweho. Ni kuri iyo mpamvu kuri Hoknobis uzahamenyera amateka n'ubuvumbuzi bwabayeho mu ikoranabuhanga, imikoreshereze iboneye y'ikoranabuhanga, inyungu n'ingaruka z'imikoreshereze y'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ingenzi bigize ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga. Kandi ubusesenguzi bwose uzajya ubukurikira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Dushyize imbere imikoranire n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga ku kigero ritabangamiye ubuzima bwacu. Ni muri urwo rwego twifuza imikoranire namwe. Ubaye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Twitter, Instagram na Google, hose wandikamo Hoknobis. Ikindi kandi watwohereza email kuri hoknobisrwanda@gmail.com cyangwa kuri kagamescota@gmail.com. Jya kuri murandasi aho usanze wandikira amasite y'imbuga, wandikemo hoknobis.com, ubundi wisomera inkuru zijyanye n'ikoranabuhanga. Twese hamwe turi Hoknobis. Murakoze cyane.